Muri video iheruka nabasobanuriye amavuta arinda gusaza ariko hari umugulogeta wambajije se uzatubwire kuri eye cream cyangwa se amavuta asigwa hano ku maso kubera ko uruhu rwa hano rutandukanye n'uruhu rw'ahandi hose. Ubwo rero niyo nje kubabwira kugira ngo turangize icyo gice nyine cy'amavuta arinda gusaza, kubera ko eye cream akenshi nazo ziba zirimo bya bintu nabasobanuriye birinda gusaza, retinol, vitamine C n'ibindi, hyaluronic acid n'ibindi byose bituma amaso atagwamo cyangwa se kwa kundi abantu bazana inziga z'umukara cyangwa ukabona yaseka hano harikunje. Ubwo rero uyu munsi ndababwira ikintu bita eye cream cyangwa se utu tuvuta dukeya dusigwa kuri kino gice cy'amaso. Ubwa mbere nkimenya eye cream ni igihe nari mfite product za Mary Kay nzamamaza, nibwo bampaye kit irimo amavuta ibintu byose harimo n'aka eye cream. Noneho najyaga nseka hano habaga umurongo, ubu warashize. Nk'ubu urabona nisize makeup, mbere nabaga nkisiga makeup ntaranasohoka mu nzu hagati hiforma umurongo ku buryo hano haba hari foundation na hari foundation harimo umurongo. Ubwo rero icyo kibazo niba ugifite cyangwa se hari umuntu uzi ugifite, ushobora no kutisiga makeup ariko ukabona nk'utuvuta dusigaramo harikunja nyine. Impamvu ni ukubera ko uruhu rwa hano narwo ruba rutangiye gusaza iyo rushaje, rero birumvikana. Hari umuntu rero wambaje se eye cream nshobora kuyisiga na hano, kubera ko wenda yatekereje ko amavuta ari anti aging ahenda, akavuga ati se wa mugani nigure ka eye cream kanjye wenda kozo zigura nk'ibihumbi nka 35 ese nakisiga na hano ibinganya rigashira. Ariko igisubizo ni oya, kubera ko eye cream iba ifite molecules ntoya cyane. Urabona uru ruhu runanutse inshuro 10, tuvuge niba urunguru rufite amakushi 10 urunguru rufite imwe, runanutse inshuro 10 kurusha uruhu rwa hano. Ibaze, niyo mpamvu amavuta asigwa ahangaha n'aha atagomba kumera kimwe kuko biratandukanye 100%. Ubwo rero uvuze ngo uragura eye cream ujye uyisiga hano ntabwo yagukorera. Ishinzwe gukorera uruhu rwanga rworoshye, kubera ko nyine bayikorana utu molecules tubasha gupenetra, tubasha kwinjira mu ruhu rwa hano, ariko apana. Ikindi iri gentle cyane, kuko tuvuge wisize retinol isanzwe ukayisiga hano ku maso cyangwa se vitamine C cyangwa ikindi, hashya kuko ni ibintu bikomeye nyine, ziri strong. Ubwo rero eye cream yo irahakora cyane, kimwe nuko iyo uhasize amavuta asanzwe ntacyo biba bitwaye. Burya eye cream ntago ari itegeko ko umuntu wese ayitunga, ariko iyo ubona bitagikora niyo sinye ikwereka ko ukeneye eye cream, ariko ntago ari itegeko. Donc kwa kundi tuvuge ari ibintu bihari itegeko ukeneye kugira pe sunscreen, udafite sunscreen n'ukuri nta mavuta ufite ubu yikeneye. Moisturizer cyangwa se amavuta yo kwisiga agaburira uruhu ni ngombwa cyane. Nta muntu utakwiye kugira moisturizer. Niba wisiga gikotore, moviti, sinzi n'ibindi bintu abantu bavuga, ziriya ntabwo ari moisturizer, ahubwo ni zishinzwe gutuma iyo moisturizer cyangwa se amazi ari mu ruhu agumamo uyirenzaho, ariko ntabwo iza kugaburira uruhu neza. Moisturizer ni aya makreme yo mu maso agenewe mu maso, n'utulotion, n'utuvuta nyine tugenewe mu maso. Ubwo urumva rero moisturizer ni ngombwa, sunscreen ni ngombwa, isabune kamwe ni ngombwa. Eye cream ubishoboye cyangwa se niba ubona utangiye kugira icyo kibazo nibwo ukenera eye cream, ariko ubundi eye cream nkanjye ndayikenera kuko ndi umugulogeta. Njye ntabwo mvuga ngo uruhu rwanjye ruzikore, ngo hari abantu nyine bavuga ati njyewe uko naba navutse neza uruhu rwanjye nta kintu rukeneye, akaba nta bintu yisiga. No, uwo si njyewe, njye mashaka ko uruhu rwanjye rumera neza kurushaho, niyo mpamvu nkoresha eye cream igihe cyose. Hari ama eye cream atandukanye bitewe n'ikibazo cy'uruhu. Hari nk'abantu bagira inziga z'umukara, eye cream irimo vitamine C na tranexamic acid nk'iya Mary and May iba ari nziza cyane. Ku bantu bafite uruhu rutangiye gusaza, CeraVe irimo nyine triple ceramide na niacinamide na hyaluronic acid, ituma uru ruhu rugira itoto rugatoha nyine, ariko
ikaba itandukanye n'amavuta wakwisiga. Eye cream rwose si amavuta yo ku mubiri cyangwa yo ku mubiri wo mu maso. Hari eye cream zirimo retinol nka Samba Me, aba glogeta barayizi bo kuri groupe, umva ni eye cream ikuraho iminkanyari kuko nyine irimo retinol, ariko retinol irimo ntabwo ifite imbaraga z'iyo basiga hano cyangwa ahangaha. Hari nka Beauty of Joseon, ni eye cream irimo ginseng na retinol. Retinol ni ingredient imeze nka retinol ariko ni nkaho ari mubyara wayo, ntabwo ariyo nyayo, si impanga, si retinol, ahubwo ikora nk'ibyo retinol ikora ariko ikaba ifite ubukana bukeya ku bantu bafite uruhu rutabasha retinol cyangwa se donc uruhu sensitive cyangwa se bagitangira bataramenyera nyine retinol. Iriya ya Beauty of Joseon ko ginseng na retinol irakora cyane. Iyi ngiyi rero irimo Q10. Q10 ni coenzyme, hari ibintu ntasobanura mu kinyarwanda pe, ariko icyo ikora ihereza imbaraga amaselule, noneho akarushaho kwiforma. Niba hari yatangiye guteberamo hakongera akagaruka kubera ko amaselule arongera agakora. Retinol icyo ikora ituma selule zikorayo, ituma haba turnover, ariko Q10 yo ihereza amaselule imbaraga akikora, ariko urumva ntabwo Q10 igira imbaraga nk'iza retinol. Mu by'ukuri nabasobanuriye kuri anti aging. Ubwo rero eye cream akenshi impamvu ziba ziri anti aging nuko iyo dutangiye gukura nibwo uruhu rwanga rutangira gutakaza elasticité, rutangira gutakaza ama cells, noneho ugasanga haratebeye, hagize harirabuye, hazanye iminkanyari. Ubwo urumva rero habaho eye cream ya buri kintu cyose bitewe n'uko uruhu rwawe rukeneye. Muri make ni ibyo ngibyo. Nanone ntago ari itegeko kugira eye cream, ariko iyo ubonye ufite icyo kibazo uyikeneye ni ngombwa kuyigira. Abantu babyimbirwa hano, hari igihe eye cream ibikuraho, hari n'igihe itabikuraho, wenda bitewe n'uko wavutse, heredité cyangwa ibintu nyine byo muri famille, bitewe n'uko uruhu rwawe ruteye cyangwa se n'izindi mpamvu ntazi ziri interne. Akenshi aba plastic surgeon nibo babaga wenda akahagira neza akarambura. Hari abantu bakoresha eye cream bikagabanyuka ariko ntabwo bishiraho, hari n'abantu bayikoresha ntibikunde. Hari abantu bagira utuntu tw'uduheri twinshi hano, hari abambwira ati njyewe nkoresha eye cream akenshi za CeraVe bikadukuraho, hari n'abo tutavaho. Ubwo urumva rero ko ni nziza ariko ntago ari nk'amavuta mu by'ukuri, ntago ari nk'amavuta. Gusa wisiga serum, kubera ko serum ntago uyisiga ku maso, biba byiza iyo wisiga sunscreen, iyo wisiga eye cream, kugira ngo usige eye cream hano hose noneho usige serum ahandi hose. Murakoze cyane, ni ibyo nendaga kubabwira. Bye.